uri kumva nyine we wagasani wavugiraga iyo ngiyo yavugira mu barozi ba nyirabigero ko nyirabigero yari umurozi ukomeye cyane amateka arazwi hanyuma biza no muri mu mupfumu magayane biza kurangira rero bije hahandi byimukiye Nyagasani abitangamo nk'iki abitangamo twabonye ko yabitanzemo nk'amabonekerwa abitangamo nk'ubuhanuzi abitangamo nk'amayerekwa none birangira umuriro watse mu madini bihinduka ibintu bikomeye bihinduka inyigisho ndetse rwose biraza bikubita ibintu byose hasi abantu ntibaba bakirebeye iyereko cyangwa se ejo hazaza h'imiryango yabo cyangwa se h'ibihugu bishingiye wese kuri gahunda ya leta cyangwa se bishingiye ku mashuri abantu bize no kubwenge bafite cyangwa se ngo batekereze abantu benshi cyane ejo hazaza habo ejo hazaza h'igihugu ejo hazaza h'umuryango none birangira bavuze ngo reka hagenwe n'iki nizo ndagu biratangaje yewe ngira ngo abantu twabiganiraho twabibabwiye bavandimwe inshuti mwaba muri mu Rwanda cyangwa mu mahanga turabashuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe ntidushidikanya ko muri benshi kudukurikira kuri iyi televiziyo yacu kandi yanyu ni ukuri iriho irahindura imitima y'abantu benshi kubera ko abantu bari mu rungabangabo ikibazo gikomeye cyari gihari ni ukuri mu madini abantu bari mu madini menshi ariko ugasanga bafite ikibazo gikomeye ari nayo mpamvu abantu bahinduranya amadini ugasanga mu kwezi kumwe umuntu agiye nko mu madini 10 akazagaruka akagera muri rya dini rya mbere yararimo ariko atarabona igisubizo rero nta kindi cyakiza ibyo bintu nk'uko ijambo ritubwira ko icyambere ari amakuru iyo umuntu yabonye amakuru meza arubaka ariko yahura n'amakuru mabi nayo arica rero bavandimwe tugiye turabazanira amakuru meza kugira ngo ubuzima bwanyu burabagirane ni ukuri mubone ko Imana ihari mumenye Imana ibyo rero twagiye tubikora tubasobanurira Imana y'iki gihe kugira ngo mumenye uko ikora yoye kugumeza kwica abantu nk'uko n'ubundi ari yo gahunda yayo rero nk'uko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye turi babiri igene Ngirabatware François nawe rero reka mubahe abasuhuze murakoze cyane nanjye ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amuherereye abari hafi n'abari kure rero tumeze neza natwe tuguwe neza kandi reka twongeye nyine tubahe ikaze muri aya masomo ibiganiro byacu François turashimana ko hari abatubwiye ko byo bayifashe nk'amasomo tuba ngubu twebwe rero turabanyeshuri isomo rije dufata amakayi dugafata ibitabo tukandika kuko turi kwiga ibintu bikomeye cyane rero n'ubundi nk'uko bisanzwe tudatinze twakomeza nyine n'isomo ry'uyu munsi bavandimwe ibyo turi kubabwirana ibintu biremereye ubundi Imana iduha amahishurirwa natwe twarikanze turibaza ngo ibi bintu nibyo mu by'ukuri duhishurirwa Imana y'ukuri se burya Imana y'ukuri ni iyi ngiyi niyi ngira ngo mu by'ukuri ntago turatajya kwinjira mu isomo ry'Imana y'ukuri ariko urebye ibintu byose bisa nk'ari bishyashya rero Imana y'iki gihe yoyo nange muri kumva ibintu biri kuvumburuka ibintu byari byarahishwe rwose mu by'ukuri uretse ko ijambo ry'Imana ari ukuri twari twikanze nk'uko ijambo ry'Imana umwuka we yaravuze ngo icyo gihe ngo nzakora igitwikizo gitwikiriye isi aricyo gitwikizo cy'Imana y'iki gihe iyo itaza kwivuga rero ngo biri mu ijambo ry'Imana twari kubaza se ubundi hari ikintu gitwikira isi yose gituma abantu batabasha kureba Imana kumva Imana hari ikintu gitwikira isi gituma
hariho amadini bihumbagiza atumvikana yicana, amadini ugeramo ntugire ibyiringiro by'agakiza, amadini ugeramo. Rero ibyo bintu iyo bitaza kuba, wenda se twe n'umwihariko nko mu gihugu cyacu twahuye n'ibintu byinshi cyane byaduteye gutekereza kabiri ku myemerere yacu. Iyo rero nk'ibyo ngibyo bitaza kuba, mu by'ukuri twari kwibaza byinshi, ariko ubu turizera ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi n'abadukurikirana bari kubyumva neza. Nubwo ibintu turi kuvuga biremereye, ariko kandi ni ukuri. Hari umugabo umwe rwose nkunda wavuze ngo iyi message yanyu ngo iri complicated ariko iri true. Iri complicated ariko iri true. Birakomeye, rimwe na rimwe hari n'igihe bisiga ubwenge bwacu, ariko none ni ukuri. Impamvu ndase bi complicated bikomeye birenze nuko no buryo bimaze imyaka myinshi cyane mu binyejana byinshi, kandi byarafashwe nk'ukuri, kandi burya mu by'ukuri nkuko UNESCO bivuze, ibintu byose bituruka mu miti, mu mwuka w'umuntu. Iyo byavuye mu mwuka, muri spirit y'umuntu rero birangiye bigiye no muri soul, no mu bwenge bwe. Byangize rero muri soul niho haremerwa ibitekerezo, ingamba zafatwa rero bigashyirwa ku mugaragaro. Niyo mpamvu rero muri ibyo ngibyo habatswe ibintu byinshi cyane, ariko rero mu by'ukuri bitarimo iki, bitarimo ituze n'amahoro. Niyo mpamvu wese umunsi tugiye kureba ese ko tumaze iminsi tuvuga Imana y'iki gihe, tukaba twaraje tukavuga noneho by'umwihariko iyacu inahangaha. Ushize ndetse warambaza gatese ati iyacu ni y'umwihariko, naye nkavuga nti nubwo ifite izina ry'umwihariko ariko zirahura kuko wa mugani erega twaravuze ngo hari muri chapitre hano n'iki gitabo, muri cya gitabo cyacu ikingiki turi no kuvugaho, kivuga ngo ni God of diversities, ni Dieu de diversité, ni Imana yigaragaza mu buryo nabwo bwinshi cyane mu nzira zitandukanye, ariko ari imwe. Kandi impamvu iyo biranya gutya, hamwe ikigira nziza, handi reba ifata nk'amadini twarabibonye ntiyemerane, ikaha doctrine zitandukanye, ariko yose ikaba Imana yabo, ikaba ari ibakoresha bose, ikaba ari ibakoresha bose, kandi ugasanga badahuje. Rero twagira ngo turebe se mu by'ukuri bavandimwe, twababwiye Imana ikidushyira ku mutima iriyerekwa, yatubwiye ko ishaka gukiza isi, ishaka gukiza isi ibakuyeho umugome, kandi ni gahunda. Hari ijambo rivuga ngo wenda se bavuga systeme ya antikristo, nubwo bakoze kumvikana nk'umuntu cyane, hari systeme muri kikomeye, ni systeme ye yatangiye na kira cyane, ngo azamwicisha umwuka, inkota ivuye mu kanwa ke, ngo azamusogotesha inkota ivuye mu kanwa ke. Ese iyo nkota ni iyihe? Ni message, ni inkota, ni ijambo rya Kristo, ni ijambo ry'Imana rya Kristo. Rero twakwibaza France, ubundi mu by'ukuri no mu mateka ya kera, turebye Imana uzi ko nka sample y'ubwoko Imana yatonije n'ubwo Abisirayeli, kugira ngo yigaragaze nyuma y'igihe kinini cyane, abantu barayobye ko ni Murodi yarubatse indi myemerere kucamye n'ubwami butubaha Imana. Tuzi ko nyuma y'umwuzure ingoma yaje kwamamara mu isi cyane, igashinga ibintu bitandukanye ndetse n'imyemerere itandukanye ni Murodi. None kugira ngo Imana rero yongere isengwe nk'Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi yihishuriye Abrahamu, rero icuzinga ubwoko ishaka kwishuriramo, ariko iranyagwa ukuntu ikaze, nabo byarangiye bajya gute bava mu masezerano, ariko kagiye kaba gatandukanye. Icyo hari ikintu bavuga gatoya uburyo muri maketo. Ubundi Satani ariyo mana y'iki gihe, ntashaka ko abantu bagenda muri gahunda y'Imana Data, Imana y'ijuru, Imana y'ukuri. Buri gihe rero ahora akora uburyo acanga, nk'uko tumaze kubibona, acanga abantu kugira ngo bahore mu gihirahiro. Rero twaranabibonye ko muri iki gihe, no muri iki gihe cya Kristo, akoresha uburiganya, afite uburiganya bwinshi ku buryo abantu badashobora gusobanukirwa. Abisirayeli se kuba igihe kirageze bakava ku Mana bagasenga ibigirwamana, hari ikibazo bahuye nacyo?
Abisirayeli kuba baravuye ku Mana nyine nayo mayeri ikoresha. Hari sisitemu y'isi, hari ukuntu yubatse ku buryo iyo sisitemu ubwayo ari iyo Mana y'iki gihe yayishyizeho, noneho abantu bakagendera muri iyo sisitemu ugasanga bayobye inzira y'Imana yo mu ijuru. Rero ifite amayeri menshi ikoresha. Wese uyu munsi ku isomo ry'umunsi bivuga ngo mu by'ukuri ni ibihe bibazo, ni ibihe byago, ni ikihe kibi, ni izihe konsekanse zo kureka gusenga Uwiteka Imana y'ukuri, abantu bagasenga izindi mana. Urebye Abisirayeli kuva ibibazo bahuye nabyo mu buzima bwabo, gukubitwa bagiye bakubitwa kugeza naho urebye mbere y'ubwami bwa Babuloni, hariya buriya bwami bw'Abashuri, buriya bwami b'Abashuri bagiye bakubita bikomeye cyane, nubwo bajyaga bagarukira Imana nk'abanuza nk'aba Hezekiya, bakongera bakagaruka ku Mana bakayisenga. Bari abasenakeribu babaga bafashe ubwoko bw'Imana gutya munuza ngo bazabuhindura ubusa. Iyo nk'aba Hezekiya iyo bagarukaga bakongera bakatumbira Uwiteka, Imana yongeraga ikakubita ababisha babo ikababakiza. Ariko nka nyuma yaho nk'iyo turebye Abalewi 26, Imana yavuga ati ni igice kinini cyane Abalewi 26, aho Imana yavuze ngo nimuramuka muvuye mu masezerano yanjye, ivuga ibintu bikomeye cyane bizabaho. Kandi kuva mu masezerano yayo, ari amasezerano y'Imana n'Abisirayeli yashingiye ku mategeko 10, ari ryo sezerano rya kera burya. Irya mbere ryavuga ngo nimuramuka musenza izindi mana. Ariko izi mana zo mu migani zarimwe n'abantu z'abantu Nimirode zirongoshya cyane, zifite n'amazina aryoshye, akoze nk'izina gasana kuntu riryoshye, ariko izisi yo muri Misiri ya kera, uzi Diane cyangwa se Artemisi yo mu Giriki, cyane cyane ndi kuvuga Imana kazi kuko nizo zagiye ziteza ibibazo, kandi nizo usanga byararangiye zisenzwe, ibyo twavuze mu bagabekazi bo mu ijuru. Rero Abisirayeli nabo bagiye bashukwa mu by'ukuri, kandi kuva bashukwa ngira ngo bamaze kuva muri amasezerano bareka Imana y'ukuri, barakubiswe pepe barakubiswe. Abantu basomye uretse ko twaje tunabisobanura muri iki gitabo mu buryo nk'amateka, ko twasezeranyije nuko tuzabyisha amateka. Iyo urebye amateka ya kera n'imyemerere ya kera, usanga mu by'ukuri nk'ubwoko bw'Imana ku gihe cyane Nebukadinezari barakubiswe barakubiswe ewana, yigaruriye Yerusalemu, arahasenya, araharimbura, agira gute. Ari nabwo mu by'ukuri benshi bajyanywe ho bunyago, harimo babana ba Daniel baje kugenda nabande bumva ngo Daniel Babuloni, kugeza naho babitiye n'amazina y'Imana zaho. Uri kumva mu by'ukuri byabaye ibintu bikomeye cyane. Abatatanye benshi bahungira muri Afurika. Abatatanye rero hari n'abaje inahangaha muri za 547 mbere ya Yesu Kristo, baje harabaje inahangaha nabyo bitwaga Bahude. Tuzabisobanura byo birisobanemo hano, ibaye irindi somo abafashwe baragiriye. Icyo turi kuvuga rero, urebye ubuzima bw'Abisirayeli, amateka yayo, gutatana mu isi, gukubitwa bitandukanye, byatewe no gusenga Imana itari Uwiteka. What about cyangwa se mu Rwanda ho biti? Ese nta kibazo? Ubundi urebye neza ubuzima bw'Abanyarwanda n'imibereho yabo, n'ibibazo bagiye bahura nabyo, yaba jenoside yabaye mu Rwanda nk'uko yabaye ku Yahudi, kwaba gutatanira ku isi neza burya nyine, kuko ni n'abavandimwe, ubuzima bwabo ni bumwe. Arimo muri tubwire abantu ngo ntabwo kuvuga ibi ngibi wenda se ari ukuvuga amateka turi kwikina n'iki, ibi bintu bitumvikanye cyane cyane. Twebwe dufite amahirwe pe, buriya dufite amahirwe aruta y'abandi ku isi, kuko uku kushaka kugarura abantu mu murongo no kubatereka mu Mana y'ukuri, hari umwami wabikoze rwose. Arabikora afatanije n'ijuru, arabikemura. Icyo turi gukora twebwe ni nko gukangura abantu kugira ngo bagire gute bagaruke mu isezerano. Ariko reka tuvuge ngo hamwe n'uburangare bwajyo baho, abantu barakubititse bikomeye cyane. Mu by'ukuri hari ibibazo bikomeye tutakwirengagiza byagiye bibaho mu Rwanda. Ngira ngo urebye nka
nka systeme yagiye yubakwa yo gusenga nyine za mana twavuze. Twibukiranye abantu ko ubundi Imana mu by'ukuri Imana zijya gusengwa ubundi reka tubwire abantu ko mbere yuko umugani w'impanuka uza, kuko umugani w'impanuka waje kwaduka mu kinyejana cya 11 n'abawuzanye nabyo ni amateka tuba tuvugamo hano. Mbere yaho abari baje n'ahangaha, abaturage bari n'ahangaha, iyo tuvuze imbere y'ikinyejana cya 11 tuba tuvuze mbere ya Gihanga. Tuvuze mbere ya Gihanga, kuko Gihanga ubundi uretse ko yaje gufata ubwami bwari aho ngaha akabuhuza, wende se naho havuye izina Rwanda, ariko mbere hano hari ubwami, hari abanyarwanda batandukanye bafite n'imiyoborere. Hari abantu bari bavuye muri Misiri ya kera ku bwami bwa Hyksos muri Yangoma, niba ashaka ari mu 1500 niba ntibagiwe neza, ariko bigiye birimo hano. Icyo gihe uzi ko bavuye ngo mu Misiri bazira kurenganwa, barasengaga bashaka gusenga Imana imwe ngo bitaga amena. Uri kumva? Niba bashaka gusenga badashaka gusenga izindi Imana nyinshi cyane. Ubwo rero icyo dushaka kuvuga nuko urebye ibintu byazambye cyane wa mugani w'impanuka umaze kuboneka. Umaze kuboneka kuko niho havuyemo ubona nyine Imana yarabonetse, ariyo ngiyo Gasani. Kandi Gasani ngira ngo ntiyakoze yonyine, yakoranye n'undi tuzababwira. Hari umuntu wafashwe nka Yezu w'abanyarwanda witwa ngo Soveri, ariwe Kibogo wiswe Umutabazi mu by'ukuri. Nawe waje kusa nkaho ashyizeho gahunda, abenshi cyane ibaze nka gahunda ngo z'ubutabazi bw'abacengeri. Bavuga yuko ari spirit yavuye kwa Kibogo yazanye. Kandi mu by'ukuri tubona ko ubundi iriya gahunda yarimo ibintu by'ubupfumu bwinshi, ubupfumu bwinshi cyane. Muri make reka tubwire abantu ngo imisengere no kuramya Imana mu buryo butandukanye, harimo n'ibyo bitambo n'iki byari bishingiye ku bupfumu bukomeye. Ikintu giba kinabare giteye n'agahinda, kandi nyine turi gusobanura abantu kugira ngo bahumuke, nuko nka iyi Gasani mu 1510 ubwo ntuza umwami Ruganzu yazanaga uriya mugabo witwa Ryangombe n'intumwa ze 11. Uzi ko nabo baje bakahita bahuza neza n'aya Mana risanzwe. None idini rirakomera cyane, ngira ngo ubundi ajya kumuzana ngo ara performing agahara hakurya iyo yabaga, ngo yamuzaye kugira ngo performing mu Rwanda kabisa, ngo nabo ngo idini rya buri komere. Abantu bazi ko Ryangombe burya ngo yari Imana. Ryangombe ni umuntu. Ariko rero biratangaje kubona nkuko twabibonye mu kubandwa no mu kuterekera abazimu. Ubundi wende se mu kubandwa nyine ziramandwa 11 nizo babandwagamo. Ariko haba mu kubandwa, haba no kuterekera abazimu, byose ni sikasika Gasani k'i Rwanda. Ryangombe ubundi ngo bamusengaga kwa kugira ngo abantu ngo bagerere kuri Gasani. Urumva ibyo bintu byaje guhura. Urumva ko mu by'ukuri spiritual wari mu mwuka igihugu cyarahumanye cyane, kuko nkuko umaze kubivuga ko byabaga hazaga ibintu by'ubupfumu. Burya buri gihe ikintu cyose cyajyaga gukorwa babanzaga bakaraguza bagaterekera bakajya mu bupfumu, kuko n'ubupfumu rwari urwego rwari mu gihugu icyo gihe kandi rukomeye cyane. Ku ngoma cyame nimba rwari urwego rwa 41 ntabwo ndi kwibuka neza ko naro rwari urwego rwo kuvuga ngo Yesu kubaza. Icyo tukubona iki rero, twibutsa abantu buri munsi iyo abanyarwanda baza ko abanyamahanga, sibyo abantu wenda se biyo ngiyo badafite aho bahuriye n'Imana y'ukuri, rwose byo nta kibazo, wenda se nta kundi n'Imana zabo. Ariko abanyarwanda n'abaheburayo ni bene Aburahamu. Twarabyize ubushize mu kubara 23 ntabwo bemeye kugira indi Imana babaza, ntabwo bemeye kuragura, ntabwo bemeye guterekera. Birumvikana none muri system uretse ko nyine turi kubivuga umunsi dufite ishimwe kuko umutara wa 3 Rudahigwa yabiciriyeho iteka. Ariko turi kuvuga ngo abo bantu kandi kababwire France, kuko turi kuvuga ingaruka zatewe n'imyemerere yo gusenga Imana itari y'ukuri. Reka tubwire abantu ngo nubwo wende se nka genocide tuzi ko ni issue ya politique, ariko twubutse ko UNESCO yaravuze ngo
nyamara burya ibintu biza bikinjira muri politike bigakora biba byaturutse mu buryo bw'umwuka byavuye mu buryo bw'umwuka. Reka tubwire abantu ngo wenda se kuko tuvuze nk'ingaruka ya mbere mu by'ukuri yabaye mu Rwanda, ikibazo gikomeye u Rwanda rwawe nacyo ni iki? Ni jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Jenoside yakozwe wenda se reka tubivuga muri parite ebyiri. Iya mbere nyine nuko abakoloni niho baje, sibyo? Baraza nyine ku ngufu baradukoloniza niki, ariko twibuke ko bajya gukoloniza u Rwanda. Inama yabereye Berire yari yobowe na Bismarck. Baza kwiga abanyafurika, baravuze ngo ibi byose tubikoze mu izina ryande urya Imana ikomeye. Imana ikomeye bavandimwe, sinzi amateka murayazi abayize, sibyo? Baravuze ngo ibi byose dukoze, kuki batabivuze ngo rwose ni issues za politike no kugira ngo tugire gute? Reka da byarangiye batuye bakora confession cyangwa se baraturanye ngo tubikoze mu izina ry'Imana ikomeye. Iyo Mana ikomeye bavugaga yari yihe? Tubibuse yuko bakigira mu Rwanda, bakirangiza iyo nama, Ubudage bwari buyoboye iki? Iyo nama nibwo bwize mu Rwanda, bisa nkaho target yari hehe? Yari u Rwanda. Bageze mu Rwanda nabo mwumva ibintu byabaye. Ikintu cya mbere bakoze iki? Bafashe u Rwanda bararunufura. Ariko hangaha hari ikintu abantu bakwiye kwibaza koko, ni gute wafata u Rwanda uko rwanganaga ukarukuraho ibipande ukabishyira kuri Kongo na Kongo n'ukuntu icyo gitekerezo kivuga iki? Gufata ibaze Kongo umunsi ni 189 z'u Rwanda, ariko ufashe u Rwanda icya mbere niho bahitiye. Richard Kanti batamwe ngo ujya kuturebera nimba koko niri iri mu Rwanda ega bari mu checkinga Edeni buri akababwe bavare colonization ihishemo ibintu byinshi cyane mutaranamenya mutanahishurirwa, ariko reka babwiza ukuri ibyo ngibyo umwuka wera yabishyize agaragara byose. Hari turi kuvuga turi guhishura, ariko abantu bonye batekereze iyo nama wajya ngo yayitumye u Rwanda ko abayobozi bari bagize gute batanije iyo nama aribwo Budage baruhukiye mu Rwanda, bageze mu Rwanda ku kirero bashaka kuburizamo, ni nko kuruhanagura, bashatse kuruhanagura rwose ngo ruve kuko igice kinini cyane cyashyizwe kuri Kongo ari hari Kongo y'Iburasirazuba. Uyu munsi ngo hari bambwiye ngo ziri hejuru y'inshuro 5 z'u Rwanda uyu munsi. Ari mpamvu uyu munsi iyo tuvuga nk'ibya Edeni kuri mu Rwanda bahita bavuga ngo wasaze ngo se ngo nguru Rwanda nguri kuramo iki bakata bakano gahugu dufite umunsi. Oya, u Rwanda rwari runini cyane, kandi twibuka yuko ni si cya gishe cya Kongo gusa, ndetse na n'igice cy'Ubugande haraza Ankole ndetse na za Karagwara muri Tanzania, ubundi rwo rwari u Rwanda. Kareka tubwire abantu si n'ibyo bihugu buri abantu z'aba u Rwanda rwiga n'abarabame bongeye guterateranya, sibyo? Hari u Rwanda rwa kera, hari u Rwanda runini, hari u Rwanda Imana izi. U Rwanda Imana izi rurutana hariya, ubundi rikabwira rurutana hariya abakoloni badutwaye. U Rwanda rwa mbere Bible ivuga buriya mu masomo ari imbere tubyemera abantu, tuzerekana abantu, tuzerekana u Rwanda muri Bibiliya. Hari n'ikindi kintu bakoze gishekeje umuntu yakwibaza impamvu. Urabona bakoze imipaka, ariko ngo bashyiraho itegeko ridakuka, mu gifaransa ngo ni intangibilité des frontières. Ukibaza uti iki kintu bagishyiriye hiki? Ngo intangibilité des frontières, reka nkubwire bizigera ishobora guhinduka ngo bibaho. Bezahinduka saba kolonisi babikoze ubu se abanyafrika n'abavandimwe ega mu rwego rwo kwikemura ibibazo bafite bashobora kwica nk'abavandimwe bagasubiza ibintu ku murongo. Ubundi se Imana ivuga ko izahindura ibintu nguje muri Afurika bagira ngo nimara guhumura abanyafrika bakava mu bujiji barimo bakajugunya bya bimana byagiye bibahuma bigashonga bikayenga nkuko muri Yesaya 19 avuga. Ntibigutangaza ko Afurika ishobora hegundi hari n'ubuhanuzi buvuga ko Afurika izongeye kaba igihugu kimwe, kapitale kaba u Rwanda. Tuzabyerekana kuko iyo biriga ivuga Egiputa ivuga Afurika, hari n'ibyo cyane tuzerekana bikomeye cyane. Twebwe ho reka tubwire abantu ngo
ntawe tubwiye ngo gira icyo ukora cyangwa se mubitegereze kuko nimba ari iby'Imana muzabona bibaye unoze kuki uri guhishuka. Reka mbabwire twarabivuze ngo isi ni Uwiteka, ni Uwiteka ni ufite action plan y'isi, ni wowe wayitangiye ayirema, ni wowe uzihereza ibintu byose. U Rwanda tuvuga ni u Rwanda runini cyane, u Rwanda rukomeye cyane. So rero icyo turi kuvuga ikirere cy'u Rwanda twabonye ko Satani yagiye akigira ishyari kuko azi ubutunzi burimo. Ngira ngo twabivuze iriya mana ngo ikomeye, ngo Imana ikomeye babikozemo wiko ko iriya mana yazanye iki, niyo yazanye n'idini, yazanye n'idini rya dini ryatuzaniye iki, ryatuzaniye Mungu ari we Nyagasani nyine. Waje neza akitahura nande, itahura na Nyagasani, Imana imwe. Ibibazo bikomeye cyane. François, reka nkubwize ukuri, uru Rwanda iyo 1994 iyo baza ko basenga Imana y'ukuri, kuko Imana y'ukuri mu by'ukuri ntabwo yabemera bakora biriya bintu. Oya ntibishoboka, ntabwo genocide ari gukunda pe, yakundite se bavandimwe. Abakoni bari kuza mu by'ukuri baraje badushyiraho imbaraga n'iki, ariko iyo badasanga dufite ikibazo mwuka ntabwo byari gukunda, ntabwo byari gukunda. None reka tubwire abantu sasa rero François, impamvu Imana y'iki gihe ari Imana y'iki gihe koko, kandi mu by'ukuri igasana ntawe yaragiye, ariko cyangwa se n'ibyo bigirwa Imana bikaba ntaho byari byagiye nubwo genocide yari irangiye. Uribuka yuko haje umwuka ariko wari waratezwe kera mu 1700 wari waravuye mu ndago za Nyirabiyoro n'Amagayane. Nyirabiyoro niwe wabitangije mu 1700, nyuma Amagayane abisamira hejuru mu 1980 gutyo, ari byaje kwinjira mu idini. Mbere byatangiye ari indagu zaje guhererekanywa ziba zimwe neza, ngira ngo hari ibinyamakuru twagiye tubisobanura neza, nyuma biza kwinjira mu idini. Byatangiye mu pfumu muri Agasani, kuko Gasani mu guterekera mu pfumu niho yasengwaga, birangira byinjiye mu idini. Uri kumva nyine we wa Gasani wavugiraga iyo ngo yavugira mu barozi ba Nyirabiyoro ko Nyirabiyoro mu ukomeye cyane, amateka arazwi. Hanyuma bizana muri mu mupfumu Magayane, biza kurangira rero bije hahandi byimukiye. Nyagasani abitangamo nk'iki, abitangamo twabonye ko yabitanzemo nk'amabonekerwa, abitangamo nk'ubuhanuzi, abitangamo nk'amayerekwa. None birangira umuriro watse mu madini, bihinduka ibintu bikomeye, bihinduka inyigisho, ndetse rwose biraza bikubita ibintu byose hasi. Abantu ntibaba bakirebeye iyereko cyangwa se ejo hazaza h'imiryango yabo cyangwa se h'ibihugu, bishingiye wese kuri gahunda ya leta cyangwa se bishingiye ku mashuri abantu bize no ku bwenge bafite, cyangwa se ngo batekereze abantu benshi cyane ejo hazaza habo, ejo hazaza h'igihugu, ejo hazaza h'umuryango. None birangira bavuze ngo reka hagenwe n'iki, n'izo ndagu. Biratangaje. Yewe ngira ngo abantu twabiganiraho twabibabwiye, biteye agahinda kuba indagu ubupfumu bwarahuzaga neza niki n'ubuhanuzi n'amabonekerwa. Wasangaga byose biri hamwe, wagira ngo ni umuntu umwe wabikoze, ariko unatekereje uwo muntu umwe ni umwuka wabaga uri inyuma y'ibyo byose. Nk'uko twabivuze ukuntu iriya mana y'iki gihe ikora mu buryo butandukanye, abantu bareba bagasanga ni ibintu bitandukanye kandi bituruka ku muntu umwe. Sasa rero ikintu kibaje nyine nk'uko twavugaga, ibibazo byaje kuza, ikintu gitagane nuko twasanze ibi bintu nyine nk'uko bimaze kujya mu madini biganduka amabonekerwa n'amahishurirwa n'iki wasanga umuntu akubwira ngo nk'uko Magani yavuze, kandi ni pasiteri nk'uko Nyirabiyoro yavuze, apostle, bishop. Ngira ngo ibi bintu twebwe twabikoze mu bushakashatsi bikomeye cyane, abantu bose bari bagozwe. Reka nk'ingaruka rero tutagiye kure cyane, ingaruka ziranazwe. Ibintu byatumye abana b'igihugu bagihunga, abantu kuko nkazira ndaguze ravugaga ngo intambara igiye gutera, yica abayobozi, yica abaturage, hasigara abantu bake cyane. Abantu barabize ko ibintu mu by'ukuri twagiye tubisobanura,
byatumye abana bahunga igihugu, abandi baracyanga, abandi yes ukumva ni mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Uretse ko n'amahirwe dufite nuko mu minsi ishize twagiye tubiganaho n'abayobozi batandukanye b'amatorero n'amadini, basanga ikibazo gikomeye. Erega bavandimwe n'ukuri Imana ikudukoresha ibintu bikomeye, Imana ikudukoresha ibintu bikomeye cyane, abantu bari guhumuka. Ariko nyine ikintu wibazaga najyaga mbaza abantu, ese bishop kuko mu by'ukuri abantu batarayimenya, aba bishop bamwe bari barashyushye, abandi bari muri za planning ngo babone u Rwanda rushyashya ngo ruzayoborwa ngo nyuma y'intambara, nyuma y'ibikomeye, bamwe ngo bafite imitaka ngo bafite imitaka, abandi ngo bafite niki, Satani akabashye ngo bazabahisha. Ariko ikintu gikomeye cyane uko ibi bintu burabo zirandago burabo hanuzi bamwe bajya banabyihishamo, bibyara politika pfuye, bibyara iki n'ibiki, muri make byangiza ubuzima bw'abantu mu buryo bukomeye cyane. Ndetse ibintu bize rwose guhinduka ibindi. Ariko ubu tuvugana umucyo wararashe, narimo mvuga mu kanya, hari umuntu wazo umbwira ati mu by'ukuri yewe mumaze gutanga kira kiganiro, ati ngiye munavuye hanze, yari muri bamwe nyine politiki ya mbere yabujije kuba mu gihugu, amaze gutaba ati nkimara kumva bira bigano mwatanze kuri kwa Nyabiyo n'abagayane, nibwo giye numvise ndi umunyarwanda noneho, kuko ubundi abo nasize hanze bajya gambira nk'ubwo wajyaga he kintu bya Nyirabiyo bigiye gusohora, byamagana bigiye gusohora. Burya hari n'abatatashye n'abataje mu gihugu kubera ibyo bintu by'indabwo za Nyirabiyo n'amagayane, umuntu akavuga ati none se ngiye mu gihugu gukora iki? Ndashima Imana, hari abantu bari mu Rwanda, hari abantu za Uganda, mu Bubiligi hose, bambwira ati mu by'ukuri mwarakoze kudukura cya gitwikirizo, mwarakoze kuduhumura, mu by'ukuri twari twiteze yuko bizaba za 2023 ntibyaba, abandi 2007, abandi 2010, kuko kenshi biriya bintu byatagitingaga amatora ya President wa Republika. Ati abana bacu bamwe babanze gushaka, abandi baranze kwiga, ariko ubu ngubu mu by'ukuri mwahumuye abantu, bavuye mu mwijima. Bavandimwe nta kindi rero nuko twamenye Imana y'iki gihe uburyo yorobeka, ikicara mu nsengero, ikicara mu muco. Ubundi tuzi ko umuco ni we shingiro rwose w'igihugu, wagaguga gadafite umuco karacika. Ariko uyu muco yawinjiriye n'imyemerere ni ikintu gikomeye. N'imyemerere iyo yayinjiriye akita Imana y'ukuri, birangira arimbaguye ibihugu, arimbaguye abantu, imiryango, arimbaguye iki. Rero ngira ngo tuzakomeza dusobanure iki ingaruka zitandukanye zo gusenga iyi Mana. Hari ingero zitandukanye mu by'ukuri, hari n'ubuhamya bukomeye. Tuzazana abantu batanga ubuhamya. Buriya mu minsi tuzazana abantu babaho ubuhamya, uburyo ingo zabo zari zarasenyutse, yarabwiye ngo uyu mugabo si uwawe, uyu mugore si uwawe, mubyaranye inshuro zingahe. Tuzabika uburyo abantu bakubititse, business zabo zahombye, bataye ama business yabo bagahunga, abandi baretse kwiga, abandi bagize gute, abantu barahunganye muri bukomeye, ubuzima bwarangiye. Twizeza abantu rero iki gihe kuba kiri gukurwaho ni ya masezerano Imana yavuze ngo izakora icyo gitwikirizo mu Rwanda, Afrika yose, icye n'isi yose muri rusange. Hari umuntu umwe wambwiye, ariko ni byinshi, reka mbireke ngiye gutanga ingero, ni byinshi cyane. Iri somo tuzakomeza turivugeho, ariko ni byinshi cyane. Ariko icyo dushimana umunsi rero nuko mu by'ukuri uriya kuba duhagaze nanone mu isezerano y'Uwiteka no mu isezerano kandi rya rudahigwa ajyanye n'ijuru, imirimo yukoreka pe, ibibazo bikwirangiza, iramyuka iri gushonga, abantu bari kubohoka, bari gukira, kandi n'ibindi bibazo yari yateje bizakemuka, u Rwanda rwongeye guhagarara mu murage warwo. Erega icyo gihe birumvikana iyo abantu n'Abayisiraheli, iyo usomye amateka y'Abayisiraheli no muri Bibiliya, barayobaga bakajya kuri ibyo bigirwamana bakimura Imana. Ariko iyo bakubitikaga nyine Imana ikabazanira ibyo by'intambara, ikabagira gute, noneho bagashyira ubwenge ku gihe, bakagurukira Imana, ibibazo byarakemukaga. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, hari ikintu Imana yadushyize ku mutima tubwiye. Yaratubwiye ngo ntimuruzi ko u Rwanda hari raporo zikorwa ngo z'ibihugu byishimye ku isi, ngo mukabona ngo u Rwanda ruje kuri akenshi kuki muri nimero za nyuma, ugasanga bamugane baje nko mu bihugu, ndibuka televiziyo zimwe zavuga ngo ni iki kibazo kiri mu Rwanda gituma u Rwanda ruza mu bihugu bibabaye ku isi bitishimye.
tukibaza ko ari iterambere ari biki, ariko abandi bakabaza impamvu za politike n'iki n'iki. Reka da, ni iki kimana cyari kibicaye hejuru kibahungabanya, gituma abantu batabona iterambere, gituma batabona ibyiza. Ariko buri hamwe n'iri jambo ry'Imana rihishurwa Imana iduhaye, Imana tubwiye ko abantu bamenye yuko u Rwanda ariyo Edeni yabo, aba n'abaheburayo bari mu isezerano rikomeye cyane, bakongera kwica umurage wabo. U Rwanda ruzaba igihugu cya mbere cyishimiye ku isi mu minsi iri imbere. Uku kwini guhishurwa u Rwanda rugiye kuba igihugu cya mbere cyishimye ku isi. Nibyo turimo rero, nibyo dutangiye, niwo munezero ugiye guhishuka. Reka rero dusoreze ahanga n'ubundi amasomo arakomeje. Murakoze cyane.